byaramarira n'agahinda ku miryango yabuze ababo, inshuti zayo, abavandimwe n'abaturage muri rusange b'umurenge wa Gakenke ubarurirwamo abantu 17 muri 35 bishwe n'imvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira iryo ku munsi w'icyumweru gishize. Witegereje bimwe mu bice bigize uyu murenge, imisozi yaratengutse, amwe mu mazu yarasenyutse n'imyaka mu mirima yarangiritse bikomeye kubera ibitengu n'amazi yabaye menshi akihangira inzira ku buryo na n'ubu agitemba hirya no hino mu mirima. Kuri ubu abaturage ntibaratuza, bakangaranye, ubwoba buracyari bwinshi, bikanga ko nabo imvura yabahitana. Abaturage bizungu bafite ubwoba kubera ko imvura iri kugwa, nta muntu uri kurara hanze kubera ko nta muntu uri kurara mu nzu kubera ko imvura iri kugwa, ibitengu bikamanuka, amazu amwe akagenda. Muri rusange imvura iri kugwa, buri wese akajyanza kugira ngo imvura ize kugwa itamusanga mu nzu. Abaturage basa n'abakangaranye, benshi bari kurara hanze. Nanjye ubwanjye byantengukira ndi kurara hanze. Muri kurara hanze kubera gutinya n'ibyo bitaza ngo byuje biridukira abantu. Tubona imyaka byose byatabamye, uburyo dufite n'impungenge nk'ikibazo cya mituweli y'umwaka guhera mu kwa karindwi bizaba ikibazo. Abaturage bo bashakishirizaga mu myaka yose yatabamye, inka zapfuye, mbese ubu kubona ubuzima bwahagaze. Bivugwa ko hari amazu y'abaturage yasenyutse burundu ku buryo bisaba ko yubakwa bundi bushya. Ubuyobozi n'abaturage buhuriza ku kuba ba nyirayo mazu bari gucumbikirwa mu baturanyi. Ubwo Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi yifatanyaga n'abatuye aka karere ka Gakenke gushyingura bamwe mu bahitanywe n'ibiza by'imvura, yabahumurije abizeza ko leta yiteguye kubafasha. Komeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibagoboke mu kubona aho muba agateganyo, ariko igihe kikazaza kitarambiranye mukabona aho muba uburyo bwizewe. Leta yanyu ibagoboke ku byerekeye kwivuza, ibagoboke ku byerekeye kubona ibibatunga muri ibi bihe bigoranye cyane, kandi leta yanyu ibagoboke mu gushyingura abanyu mu cyubahiro. Guverinoma y'u Rwanda kandi yatangiye gusana no gukora ibishoboka byose kugira ngo amateme n'imihanda biba byasenyutse yongerewe nyabagendwa, kandi turimo turabikora vuba. Minisitiri w'Intebe kandi yanavuze ko hagomba kongerwa ingufu muri gahunda za leta zirebana n'imiturire, ibidukikije bigakomeza kubungabungwa, hirindwa ko hazongera kuba ibindi biza biterwa n'imvura bikibasira abaturage. Akarere ka Gakenke ni kamwe mu turere tw'imisozi miremire, usanga benshi mu bagatuye bari mu manegeka ku buryo isaha n'isaha ingaruka z'ibiza biterwa n'imvura zishobora kubageraho. Ubuyobozi bw'aka karere busobanura ko imisozi kagize itemerera abaturage gutura ku midugudu nk'uko bikorwa mu tundi duce nk'utw'uburasirazuba. Mu kibazo namwe kubera uburyo hano hahanamye, hano imidugudu dukora ntabwo ari nk'iyo mu burasirazuba cyangwa mu majyepfo. Twebwe imidugudu dukora ni kwa kundi ngo zigenda ku murongo nko mu mpinga z'imisozi cyangwa se na no munsi y'imisozi. Gusa ikigaragara ni uko naho ngaho nk'iyo amazi aturutse mu misozi azaga agasenyera abaturage, ariko ubu icyo turimo tureba no kugira ngo nk'ahantu hari ingo zifite imikingo, hari imikingo yugarije izo ngo, cyangwa se n'abandi koko tubona kuko bagituye ahantu hatameze neza, tugiye kubafasha kwimuka kugira ngo bashobore gutura ahantu hatatuma hajya bagira ingorane nk'izo bagize uyu mugoroba. Nka ryari yenda mushobora kuvuga muti abaturage bacu batuye neza muri aka karere? Kugira ngo icyo kijyanye n'imiturire, harimo abenshi batuye ku midugudu kuko twari twagiye duhitamo amasite, ariko gahunda twari twihaye ni uko mu gihe kitarenze imyaka 2 abaturage bagomba kuba batuye ku masite adatuma bashobora kuba bahura n'ibiza nk'ibyo. Usibye akarere ka Gakenke, imvura idasanzwe yo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize yanaguye mu turere twa Ngororero, Nyabihu na Rubavu. Minisiteri yo gucyura impunzi no gukumira ibiza ibarura abantu 50 bamaze kuhatakariza ubuzima. Ni imvura iguye nyuma yaho mu mpera z'umwaka ushize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko mu Rwanda hashobora kugwa imvura nyinshi itarahaguye mu myaka 50 ishize. Mu karere ka Gakenke bavuga ko baheruka imvura idasanzwe ariko nayo itaragejeje ku bukana nk'ubwiyi mu 1980
karindwi. Imibare y'abahitanwe n'imvura ishobora kwiyongera kuko nko mu karere ka Gakenke hari abaturage bakivuga ko batarabona imirambo y'ababo.